Twongeye twagarutse rero muri rya shuri ryacu, ndabashimiye Imana ibaha umugisha kandi nabashuhuje abantu bakanze subscribe, nkomeje kubashimira abantu twabanye guhera ku isomo rya mbere nkaba ngeze ku mamodeli. Ndabashimiye yuko mwabanye nanjye, mwagiye mungezaho ko munkurikirana nkanabimenya. Ni byiza kandi mugomeze munyereke n'icyo nahindura, unyandikire, umpamagare, umbwire n'icyo nahindura mu isomo, n'icyo ushaka kwiga yewe ukimbwire, hanyuma iryo somo nditange. Rero aka kanya tugiye kwiga modeli y'ibiryamye. Iyi modeli muri kubona hari abantu benshi bifuza kuyisuka ariko bakibaza ngo iyi modeli yasukwa gute. Clarisse TV official yabyoroheje, yaje kukwereka uko ushobora gusuka bino bisuko. No kuvuga ngo igihe cyose uzasuka ukabona ntabwo waciye umurongo neza, uzamenye ko wabyishe, ahubwo ugerageze uca umurongo neza. Aka kanya rero ngiye kubigisha iyi modeli muri kubona kuri tablo, niyo ngiye kubigisha uko isukwa. Babanza guca umurongo mwiza, yewe no kwiyegereza ibikoresho. Utazajya gutangira gusuka ugasanga wibagiwe agasokozo, kandi agasokozo ariko gaca umurongo. Cyangwa ugasanga ugiye gutangira usanze wazanye agasokozo gasokoza imisatsi ya natirere, ugasanga wazanye igisokozo kinini kandi ugomba kuzana akagapenye tije. Nyaboneka dora agasokozo gasuka neza n'aka ngaka, uragafata ukagasongoza nka kwa kundi nabigishije mu masomo twarangije. Ahangaha rero nta menshi ndi bushyiremo, ahubwo ndabikora n'imisatsi yonyine. Gusa kenshi bakunda kubikora bashyizemo amavuta ya jeri. Uyu munsi ntayo twifashishije, ariko ubaye wefite byaba ari akarusho ukayashyiramo. Gusa ndakwereka uko iyi modeli isukwa. Gushyiramo amavuta ni ibisanzwe, ushyira hano ku ruhande ugashyira ku rundi, kugira ngo nuza kuza guhuza urunweri haze kuzamo turiya turongo nk'utwo uri kubona. Rero aka kanya nibyo ngiye kubigisha. Twe nta mavuta dufite, ariko turi bubisuke neza kandi bigende neza. Wabibonye? Twe tugiye gusuka imisatsi yonyine, wibuke ko nta n'amavuta dufite. Biriya bisuko biba byiza iyo harimo amavuta. Rero aka kanya ubu twebwe tugiye kwifashisha imisatsi yonyine, ariko twige uko ugomba kujyana modeli. Impamvu tugiye kujyana muri modeli nuko tuzi ko twamaze kuba abasutsi nyakuri. Wabibonye uko bitangira? Fata agasokozo ukakanyuzamo, wabibonye? Wabibonye? Nanone ukongera ugafata kandi gasokozo ukanyuzamo. Wabibonye uko iyi modeli isukwa? Wajya kubona bisutse ukibaza ngo ibi bintu bisukwa bite? Clarisse TV official yarabyoroheje. Kuri modeli yose utazi ujye umubaza, azajya gusobanurira. Wabibonye? Kankumara impungenge, we muntu uzi guca umurongo mwiza, n'urunweri rwawe ruzaza ari rwiza. Wabonye ya modeli yacu? Twajyaga tuyibona bikatubera ihurizo, tukibaza naho twazayimenyera yewe tukahabura. Clarisse TV yarabyoroheje. Wabonye?
wabonye twagiye wow, dore rwa runweri rwiza twajyaga dutekereza tukibaza nuko turusuka ariko bikatuyobera. Clarisse TV yabyoroheje, ngaho reba modeli wige nuko bayisuka. Reka dusuke urundi runweri rwa kabiri kugira ngo isomo ryawe ukomeze urirebe neza. Wibuke ko ari uguca umurongo mwiza nyaboneka. Wibuke ko ari uguca umurongo mwiza mwiza kugira ngo ibintu byawe bizabe byiza. Igisuko cyawe kizaze cyatira abantu bifuze gusukwa nawe. Gusa mbibutsa ko nanjye ndi umusutsi rero, uhamagara abandi nanjye umpamagara, izi modeli mba nigisha ndanazikora. Wabonye? Wabibonye? Tugiye gutangira urundi runweri rwacu rwa kabiri. Tubanza guca umurongo mwiza mwiza kugira ngo urunweri rwacu rutaza gusa nabi. Twatangiye. Twatangiye neza. Wibuke ko turi gusuka umusatsi wonyine, uyu munsi nta menshi twashyizemo kuri iyi modeli, nashatse kuberekera ku misatsi yonyine. Wabonye uko umuntu anyuzamo agasokozo? Wabibonye? Wabibonye neza? Ya modeli yari yarakunaniye, ya modeli wajya ureba ukibaza uko isukwa. Noneho rero ndabibatuye, iyo harimo ya mavuta yabigenewe, urasuka urunweri rukagenda rukaba rwiza rugacya. Ndabigutuye, iyi modeli ni nziza cyane, ni nziza. Wabonye? Wabonye uko umuntu anyuzamo agasokozo? Wabonye? Umuntu anyuzamo agasokozo. Gusa iyo uciyemo umurongo mwiza n'urunweri ruza ari rwiza. Wabibonye? Wabonye ya modeli nziza?
wajyaga wibaza uko isukwa ukagira ngo harimo ubuhanga bukomeye cyane, oya nawe aka kanya wayisuka. Reka ndekera aho ngaho rero, naho ubutaha nashakaga kubereka iyi modeli, ni modeli zimwe mu ziryamye, nizo nashakaga kubereka kugira ngo muyimenye nayo, mwajyaga muyibona mukibaza ngo isuku ite. Iyi modeli ni uku nguku isukwa, gusa aho bitandukaniye nta mavuta nashyizemo, ariko handi ho bashyiramo amavuta ya jeli. Naho ubutaha rero we nushyiramo jeli bizaba byiza, biba akarusho kuri ibi ngibi. Ngaho rero naho ubutaha ku zindi modeli. Clarisse TV yarabyoroheje, icyo usabwa ni ugukanda subscribe, ugakanda no kuri ugahamagara no kuri za nimero 0788 42 50 14, hanyuma ukagenda ukurikirana amasomo ku masomo. Naho ubutaha.